nambaye igiceri cy'ijana wakwibaza ngo icyo giceri kizagera he bizagenda bite bamwe baguze imifuka ya sima bamwe bagize bite bamwe bongereye igishoro kubera iki igiceri program rero ndagira ngo umwe mu bahagarariye abafatanyabikorwa bacu uyu munsi reka Ajab uhagarariye Never Again Rwanda mu karere ka Rubavu hejuru abasuhuza amashimwe cyane aha turi kandi turi n'umwe mu bari mu ishami nk'uko nababwiye amashami dufite igiceri programme ishuri ry'imyuga UTC Investment no turi kumwe n'uhagarariye abanyamuryango bari muri UTC Investment Mama Chantal reka twemerere haguruke tumwakira arakoze cyane turi kumwe n'ushinzwe ufite ngo n'ubundi ufasha urubyiruko abana kutajya mu zererezi n'ibindi Mr. John Soul of Rwanda karibu tumwa amashyi cyane turi kumwe n'abari gufata amashusho n'abafatanyabikorwa bacu baba muri Unity Studio Unity murayizi abantu bajya gufatayo passport cyangwa se laissez-passer kwa kundi mugiye kujya hakurya hariya mukenera laissez-passer cyangwa niki kindi mukenera ntabwo mujya muri Congo CPG naho ngo yisaba ku irembo nibyo bakora barabafasha so ni karibu cyane rero abaje kwifatanya natwe twabwiye ko tubafitiye ibyiza byinshi igice cya mbere cya bande kirarangiye urabona ko turi kumwe na Never Again Rwanda turi kumwe na Mupaka Shambalet turi kumwe n'abafatanyabikorwa Soul of Rwanda n'umuyobozi w'isoko na UTC Investment buriya nayo ni umuterankunga ku bantu bayiyobotse mwabonye ko biriya bihumbi 5 turi buze gushyira muri tombora ntabwo ari gahunda y'igiceri yagiteye inkunga ni gahunda ya investment rero hari n'ubahagarariye abanyamuryango muri investment bajya kuba abayobozi twatangiye dufite abanyamuryango baki 67 mwaka wa 2023 birazamuka muri 24 tugira abanyamuryango barenga 300 uyu mwaka rero wa 23 tutangiranye abantu barenga 600 urumva ko biri kugenda bikura kandi bitanga icyizere so twizera neza yuko mufite ubunararibonye butandukanye ku mwanya ahungu tubona kubasaba kugira ngo aho muzabishobora muzatuzirikane kugira ngo abanyamuryango bacu tujye tubona uburyo bwo kubahugura dushobora kutabahugura bose icyarimwe ariko twabagaba mu matsinda atandukanye tukabahugura kugira ngo gahunda ikomeze itere imbere ikindi n'uburyo gukoresha neza amafaranga kuko hari igihe tuzigama umwaka warangira tukavida konti yose tukayamaramo ni gute twatekereza uburyo bwo kubyaza umusaruro gahunda yo kwizigama twatangije rero twishimiye cyane nk'abafatanyabikorwa bacu muri kumwe natwe kuba mwaje kudushyigikira ko musanzwe mudushyigikira turiza neza ko muzakomeza kutuba hafi kugira ngo turusheho kunoza neza iyi gahunda rero reka twakire uyu muryango kugira ngo aze adusangize uko igiceri cyamufashije n'uburyo yakibayemo muri uyu mwaka wose wa 24 Francine w'amahoro tumuha amashyi menshi cyane Niriwe abanyesoko mwese ndabasuhuje kandi ndabakunda ndashimira ababyeyi bacu batubaye hafi abayobozi nukuri ndishimye ibinye kukubwira ntabwo ari amagambo nta n'uwabipanze ni ibintu bindi ku mutima hirya muri iyi gahunda nabanje kubona ari abahungu uduhungu namwe mumaze no kubibona abantu nk'aba ngaba bari gukina gutya kubizera ugakura amafaranga mu mufuko ukayaba umwaka wose ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo basaga nabo kwizerwa nta muntu wabizera muri make ubarebesheje amaso ariko mfite inkuru nziza kuri bo ibyo bakoze ndashima Imana yabashoboje nge ntangira urumva natangiye n'umwaka
ntangiramo hagati natangiye mu kwa mbere nari nacikanywe ukwezi kwa 12 ntangiramo hagati nishyura mfa gushyiramo 2,200 ku munsi ndayabaha ariko ntabwo nari mbizeye inkuru numvaga mu bantu aba bazaturya nanjye nabarebesha amaso nkabona si abantu wakwizera ariko icyo mbabwiye ni iki igihe kimwe inzu yanjye yaraguye kandi nari narabikije ngeze mu mezi 10 nta nubwo byangoye ndagenda ndabegera ndababwira ngo mfite ikibazo ntabwo nshaka ideni ndashaka amafaranga mufite yanjye bambariye 360 amafaranga bakuyeho ni 12,000 kuko ni ngombwa barakora buri munsi baragenda banywa amazi bakoresha imbaraga ndabashimira rero ikintu nashakaga kuvuga urumva ni abasore ariko barizerwa wa mugani bararezwe nk'uko babitangiye bafite inkomoko yo kurerwa kandi bafite n'agaciro y'abanyarwanda n'abanyarwanda bakwizera b'abasore bakira abana batarubaka ingo Imana ibaho umugisha ikindi ndagira ngo ngushishikarize ijana ryawe wipfusha ubusa 200 yawe yayandi utumva ko hari icyo yamara afite akamaro kubera ko ijana rya buri munsi cyangwa 200 yayandi ugura biswi yayandi adafite agaciro wayabika ni itangiriro ry'iterambere urumva bampaye ayo mafaranga ngura imifuko irenze 20 ya sima kandi bimfasha no kubaka bitangoye nta muntu nasibye nta muntu nagiye mideni baramfashe kandi ntabwo nahise mbivamo ndakomeje niba nari ndimo icyabiri urumva nagombaga gukuba 2 cyangwa nkanerenzaho uzi impamvu kwiyubaka ni uguhera hasi ntugire ngo kopera utanga ibihumbi yaguteza imbere ahubwo ijana ryawe rifite agaciro mu iterambere ryawe n'umuryango Imana ibaho umugisha Mama Francine tumushimire n'amashimwe cyane mwumvise ko igiceri program kigize gute gifite akamaro sibyo hari umubyeyi wadusangije arambwira ati jewe njyanega moto amafaranga 400 ndi kuza hano gucuruza ku isoko nataha nkategesha ndi 400 200 natangaga yasagukaga kuri urumva harabura ni 800 harabura 200 kugira ngo igihumbi cyuzure sibyo ati 200 yasigaraga niyo natangaga ariko ntungoye no kubona ku mwaka mbonye amafaranga 72,000 ibiceri 2 byo kugura nikiraha niko mubyita ikiraha indazi ikigori akagabanya ibyo ngibyo yaryaga ariko amafaranga 200 rwose yaduhaye ubuhamya bwiza byaradushimishije turamushimira Mama Francine uburyo kubashimira kubamagaza ahangaha natangiye igiceri cy'ijana cy'intege cyane abantu benshi batubwira ko bashobora kutwambura ubwo bigenze utyo twishyira hamwe twese dukomeza gukoteza tuzi neza ko tuzamburwa ariko bigenda neza Imana irabikora tubona turabisoje tubisoza amahoro murakoze cyane atanga ubuhamya ku munsi nk'uyu nguyu hari n'undi tugiye gusoreza ntabwo bose ntabwo mwese twabaho umwanya ngo bikunde kubera ko igihe ari gitoya hari undi uje nyuma yitwa Jennifer nahaguruke mu muhamashi mbone babwire murabona ko ari umujene ukiri mutoya acuruza amakara muri uruhande rw'inyuma hano hanze bakwicara nta kibazo yari afite abantu bagera kuri 6 twebwe tutanazi tuzi nimero za telefone n'amazina ari kuranga muntu na nimero yanga cyane umuyobozi wacu
muraho neza. Mbashimiye kuba mwitabiriye kino gikorwa cy'igiceri porogaramu, ariko mbere na mbere maje gushimira uru rubyiruko rwa Mbuga Ngari rwatekereje gushyiraho iyi gahunda, kuko amafaranga 100 ntabwo ari menshi mu by'ukuri. Reka mbere nko k'uyu mumama w'umukarani, amafaranga akorera ku munsi ndayazi, isoko ndarizi, ntabwo ashobora kubura amafaranga nibura 500 ku munsi. Azigamye 500, murumva amafaranga ashobora kubona igihe kingana n'umwaka. Mu by'ukuri ni amafaranga menshi. Abacuruzi muri rusange twakongera kubona ngari ngo twihute twiruke. Uramutse warizigamiye ni ku munsi, twakongera kubona leta ije gushaka imisoro ngo tugende, icyo kibazo cyaba gikemutse. Mu by'ukuri rero kuzigama ni ikintu umuntu atangira akiri mutoya, ntabwo ari ikintu none n'ejo ngo uhite ko ukijyamo. Iyo ugitangiye uri muto, cyane cyane nk'aba ngaba b'urubyiruko, birafasha, bituma ejo hawe heza hashoboka, kubera ko numara kubona amafaranga ukajya mu kabari hariya, bamwe mbona muri no kuyakira hariya ni kubibona, kandi mwaka wawe muyazigama. Mwabyumvise mwa rubyiruko mwe? Ubwo rero icyo ndi kubashishikariza nababwiye ngo mwige kuzigama. Mbere yo kwakira hano abantu mu isoko narabanje mbaza amakuru, ubu noneho n'andi makuru mashya ngiye kubabwira nuko ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwatekereje ku bintu bimeze nk'ibimina, bimeze nk'iki giceri porogaramu, ku buryo babisize mu mategeko y'igihugu, aho umuntu uzigamye muri gahunda y'igiceri aba ameze nk'umuntu wazigamye muri banki. Utazafatamo amafaranga hariya uvuge ngo urayajyana, aba afite uburenganzira bwo kuza gufatira ibyawe, kuko byabaye itegeko. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko babemerera bagomba kujya gusinyisha ku murenge kugira ngo iyo gahunda yawe y'ikimina yemerwe, kandi banki nkuru y'igihugu irayigenzura. Ntabwo bikiri ibintu by'umuntu umwe uvuga ngo nibyo wenyine. Bakoze amakosa yo kwambura abaturage, baba bafite ikibazo, kubera ko ubuyobozi bwacu bwiza bwatekereje kw'ibyo bintu bijyanye n'ikimina, kubera ko ni byinshi mu gihugu, babona batabireka gutyo, kubera ko habagamo abaturage bagenda bambura ibimina. Kandi ibimina birafasha cyane, bituma abantu bizigamira. Icyo ndi kubashishikariza rero, gerageza abe makeya ariko uzigame. Ndagira ngo mbabwire ko nubikora ntabwo uzongera kugirana ikibazo na leta. Ikindi mboneyeho no kubaha message, iyo ubonye leta Rwanda Revenue ukagenda, nta hantu tuzayicikira, kuko nta hantu twayicikira, murabizi. Ntaho wakireka niba uri mu nzu ukiryamira ugaturuka ku wa mbere, ntugere mu isoko cyangwa ngo ugire ikindi kintu ukora, kubera ko tini namba kera twajyaga twitinya ngo niyo abacuruzi n'iki, n'umuntu ufite pariseri wese barayimuha, umuntu ufite moto barayimuha. Urumva ntabwo ari ikintu cyo gutinya. Niba ucuruza rero, gerageza ukiranuke. Ndabizi ubucuruzi buragoye, ariko niwegera abantu bakakuzigamira nibura 200 ku munsi, patanti izajya igera uyishyure, kandi wowe kugirana ikibazo na leta. Ngewe nahongeye no kubabaza ikindi nashaka ko wenda bazongeramo. Hari gahunda ya leta yitwa Ejo Heza. Ejo Heza ntabwo nigeze numva bayivuga. Mu by'ukuri bakabaye bafata abanyamuryango bafite umwaka washira bakabazigamira muri Ejo Heza, kubera ko iriya gahunda ya Ejo Heza ni gahunda yo kwizigamira y'igihe kirekire. Ni amafaranga wizigamira y'igihe kirekire, kandi iyo bayakuzigamiye bara yawe abari kwiranga muntu yawe, kugira ngo igihe nikigera uzabashe kujya uhembwa nk'umuntu wakoreye leta. Mu by'ukuri rero iyo gahunda bazayitekerezeho, bajye bafasha abanyamuryango babo mbere yo kubasubiza ya mafaranga n'inyungu zayo, ariko bakureho amafaranga ya Ejo Heza, kubera ko ntabwo bari menshi. Mu by'ukuri ku mwaka ni 18,000. Uhaye umuntu 700, warangiza ukamuzigamira 18, mu myaka ya 70 akazajya ajya kuri banki agakanda, akajyana ya karita bashyira muri cya cyuma, amafaranga agasohoka. Ndumva bitaba ari bibi, byaba ari byiza cyane kugira ngo twizigamira, ariko twizigamira n'igihe kirekire. Ikindi nagira ngo wenda bazakosoraho gatoya, nuko bajya bagerageza bakabegera cyane, bakageramo no hepfo hose. Njye mbona rimwe na rimwe bacano gusa. Mugeremo hose, mubakangurire abaturage binjire muri gahunda yanyu, ni nziza. Cyane cyane mwibanda ku rubyiruko. Urubyiruko nirwo dushaka cyane, n'abakuru turabashaka, ariko cyane urubyiruko, kubera ko urubyiruko ni u Rwanda rw'ejo. Kubera ko u Rwanda rw'ejo rero dukeneye ko urubyiruko rwacu rusobanuka, agakura azi ko kuzigama. Ntabwo ubundi umuntu yakaba azigama amafaranga asaguye. Niba bakorera 1000, ntabwo uzarya 900 ngo two wasaguye aba ari two ujya kuzigama.
ubundi umuntu azigama amafaranga ntabwo wazigama amafaranga asanga kuzigama amafaranga wagennye kuvuga ngo nzajya nzigama 500 nawe nuvuga ngo nzazigama 200 kubera ko nayasaguye ntabwo ariko ibihugu biteye imbere bikora. Ibihugu biteye imbere uzigama kuko ari gahunda wihaye kuvuga ngo byanze bikunze nzazigama amafaranga ntabwo nzazigama amafaranga nasaguye gusa. Kandi kuzigama ni byiza. Ubwo mbamaze impungenge kwiki abantu bavugaga ngo ntibashobora kutwandura. Iyi gahunda nushaka kugenda ku murenge baza cyangwa ku karere, leta yayishyize muri gahunda. Ubu ibimina irabikontora nk'uko ikontora n'andi mabanki. Ntabwo wakora ikosa ryo kujya amafaranga y'umuturage ngo ubikire muri iki gihugu, kere kubiri ukareba aho urigiti. Mu by'ukuri rero nabashishikariza kugira ngo mwitabire gahunda n'izindi gahunda zihari za leta zo kuzigama, mwitabire gutanga umusoro kuko namwe murabibona iri soko ntabwo ryahawe tutanga umusoro. Niba ari hari ntabwo twabona umuhanda tudatanga umusoro. Nimubona aba bantu basoresha we kugira ngo nabanzi bawe, ahubwo nabo bari gushaka kugira ngo leta igire ikibona kugira ngo ibashe gukora ibikorwa remezo ibyo yaguhaye ibashe no kubikora hano, cyane ko tuba tukiri no kuyisaba ibindi byinshi. Mu by'ukuri rero gusora tugomba kubigira nk'inshingano zacu, tukabikora nk'inshingano ntabwo rw'uvuga ngo turadusora twasaguye nanone ukavuga ngo igihembwe niba kigeze ngomba gutanga patante, cyane nk'iri soko niyo dutanga, natwe dutanga n'imisoro ku nyungu tukabitanga kugira ngo twiyubakire u Rwanda twifuza. Mu by'ukuri rero ndagira ngo bashimiye cyane, nshimiye uru rubyiruko by'umwihariko kubera ko batangiye kwizigamira ari bato. Iyo bizigamira ari bato birashimishije, bivuze ngo ejo hacu hazaza h'igihugu hari mu maboko meza kubera ko dufite urubyiruko rusobanutse kandi rushobora kwizigamira. Niba utazigama ufite imyaka 15 mu by'ukuri ntabwo uzazigama ufite 30, ariko niba dufite urubyiruko rushobora kwizigamira rukazamura impano zihari kuko zirahari, rugadufasha kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateguye. Mu by'ukuri ntabwo umwana wawe w'umukobwa yaba ari muri unity ngo ajye gutwara itateganyijwe kubera ko abafite aho ahugiye, abafite bagenzi be baba bari kumwe, abafite icyo akora. Ntabwo rero wavuga ngo umwana wawe w'urubyiruko nzamubona hano hanze mu makara nk'abo tubona bari kwiba, ntabwo ari byo kuko afite aho ari. Niyo mpamvu uri kubabwira ngo rero mugerageze urubyiruko rwanyu murukangurire kwizigamira, kandi namwe bakuru twizigamire, ariko ikintu bazongeramo bazabitekerezaho neza uko umwaka ushize bajye bagerageza kuzigamira abantu muri ejo heza kuko iyo gahunda ni nziza. Mu by'ukuri igihe tubyumva tukagira ngo ni ibintu biri aho, ariko reka mbaho urugero. Abantu mituweli zabajyaga bafata n'ihene z'abantu n'ibiki abantu batarazijyamo ukabona ari ibintu bibi, ariko igihe cyarageze tubona ko mituweli dufitiye akamaro. Na ejo heza rero tubaye dusobanuriye twasanze ari uko imeze. Mu by'ukuri umuntu wayizigamiyemo mu gihe cye cyo gusaza abaho neza kandi atasabirije. Ntabwo abakiri muri ba basaza mara gukura agasigara ari guhamagara umwana ngo ndarye iki, oya, kandi yarizigamiye. Ntabwo rero mu by'ukuri iyo gahunda nayo bayiteho, bazayitekereze ku buryo buri munyamuryango wese bajya bareba ko yizigamiye muri ejo heza, cyane ko ntabwo ari amafaranga menshi, kandi iyo muzigamiye ni amafaranga ye muba muri bumuhe, nayo azafata igihe yageze mu zabukuru. Mu by'ukuri iyo gahunda muzayirebera. Ndabashimiye rero by'umwihariko nshimiye aba baturage banjye, mu by'ukuri bamaze kubona ko natwe urubyiruko dushoboye. Buriya hari abantu bumva ko urubyiruko rudashoboye, urubyiruko rurashoboye. Ni nayo mpamvu leta yacu y'u Rwanda yahisemo gukoresha urubyiruko kugira ngo twihute mu muvuduko w'iterambere. Ndabashimiye rero by'umwihariko nshimiye unit, ubundi bakomerezaho kandi namwe bakanguriye kwizigamira. Murakoze. UTC sibyo, cyane cyane urubyiruko mwabonye ko dufite ibikorwa byinshi, guteza imbere impano, waririmba, wakina ikinamico. Uyu mwaka tugiye gushyira imbaraga mu gukina filime cyane, muzajya mubona filime twabakiniye muri uyu mwaka. Ariko ikirenze ku mpano rero no kwiteza imbere muri gahunda y'igiceri program uko mwabibonye, cyangwa se uko mumaze iminsi muyirimo n'abandi mwese, ni karibu kugira ngo muzayoboke gahunda y'igiceri program. Rero ndagira ngo umwe mu bahagarariye abafatanyabikorwa bacu uyu munsi asa n'ufite umwanya muto cyane, reka Ajab uhagarariye Never Again Rwanda mu karere ka Rubavu atuganirire iminota mike, hanyuma dukomeze na harita kurikiho gahunda ya tombora. Tumaze kubona abantu 17 batanze igihumbi si 7,000 n'ibihumbi 5 UTC
arotimenti yashizeho biraza ko biba ibihumbi 12. ubwo umuntu uri buze gutombora ayo mahirwe aratabona ibihumbi 12 kandi twarekeye aho n'uwaza none ntabwo turi bumwakire twafungiye kuri bariya kariho cyane muyobozi. muraho umwaka mushya muhire. Ni iby'agaciro kubana namwe muri iyi porogaramu ya igiceri pati. Nibaza ko iyi gahunda yo gusevinga iyi gahunda yo gusevinga ni gahunda nziza iri muri gahunda ya leta, kuko abanyarwanda ni abahanga cyane, baca umugani ngo akabando k'iminsi gacibwa kare ariko hakibona, ntabwo aba ari kare bwije, gacibwa kare hakibona. Ubwo rero gutangira umwaka ku batari baba muri iyi gahunda bafata umwanzuro wo kuyibamo, nibaza ko ari amahirwe tutakabaye twitesha, kuko ni gahunda nziza. Rero ntabwo nshaka gutinda cyane, ndagira ngo nshimire UTC ni gahunda yabo bafite, ariko nk'uko umuyobozi w'isoko yavuze, ubu umwanya nanone wo gutekereza ku bintu byagutse cyane. UTC turakorana umunsi ku munsi, turimo turatekereza ku buryo bitaba mu kwizigamira gusa, ahubwo bikaba mu gutekereza ku mishinga minini yabyara inyungu, noneho na ba bandi bagize itsinda inyungu ntibe kwizigamira gusa, na bya bikorwa bibyara inyungu nabyo byakongera umutahe, niko mu kirundi bavuga, cyangwa umusanzu wanyu, ku buryo umugabane waba munini. Ubwo rero n'abatari babamo karibu, ni igikorwa cyiza, kandi aya ni amahirwe mu kinamico babikinnye, ibibazo ntabwo biteguza. Uyu munsi nshobora kuba mfite amafaranga 500, ariko twagera kwa gatanu ugasanga mu mufuka nta giceri cy'ijana kirimo. Ariko iyo wizigamiye waragiye hamwe n'abandi, iba umwanya mwiza wo kuba wajya gusaba ya mafaranga. Nari ndimo ndatangara ndi kuvuga ngo niba bitarangirira mu gutanga umusanzu gusa, ahubwo akazamo cyo kuvuga ngo n'uwakenera amafaranga UTC yamuguriza. Nibaza ko uko umwaka ushize iyo amafaranga yawe yabaye manini, umucuruzi kuyongera ku gishoro cyawe cy'ubucuruzi urimo ntabwo byagwa nabi. Ubwo rero ndabifuriza kuzagira umwaka mwiza w'uburumbuke, ariko muniguriza munabika muri UTC. Mugire ibihe byiza, murakoze cyane.